play wayiriye mukabati irica umuntu kandi agahita apfa singa nostalgie mafite kuri Musanze yake muga Kwasteri ikimanika amabendera y'umutuku mu mujyi kwitonda arebaka inshuti yanjye kwitonda arebaka koko ujya kubona nkabona avuyemo muzungu nuko navuyemo baka na muzungu afande umuntu aragira kwihanganira ibikoko byagiye by'abakinnyi anihangane n'akabisi gato apeke n'imodoka ntabwo ruko kujyana muri Kwasteri zijyana bakoresha neza baparikaga bisi karekura amaferi y'imyuka wagasohoka amabasi rasukuri mashwa na tentire none ubu ngo baparika Kwasteri none hanasohokamo agasohoka umuzungu na baka ni Arsene Tuyisenge bave kwiyogoshera kwa random ibyo abakinnyi reka tubyakire baziyongeramo ariko banzwa reka manze nerekeze Irubavu hari inkuru yaraye ihaturutse ivuga ko ubuyobozi bw'akarere bwandikiye RIB bisaba gukurikirana amafaranga yakoreshejwe nabi mu ikipe ya Etincelle Football Club. Ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu Naisa Cynthia ari Rubavu aya makuru yakurikiye. Cynthia waramutse n'amahoro? Waramutse neza Kwizigira Riga na Lorenzo. Waramutse. Umeze neza se? Meze neza cyane. Yego Rubavu n'amahoro ibintu byose ni sawa. Ifaranga urabona riraho nta kibazo. Ese muzaza ku mucanga ryari? Ku mucanga sinabonye hari ibirori byo bisoza umwaka turabyifuza nshuti yanjye turabyifuza Paulo Mutagatifu n'umwandikiye abanyakorinti ngo umutima wanjye urabihibikanira ariko umubiri ukananiza ariko se turabyifuza ariko ngira ngo boss ari kubyumva ariko nahise neza abaturage rero bavuga kubwiye ko badukumbuye kugira ngo boss abyumvera nukuri barabakumbuye cyane urebye nka dushakira akavox pop k'abaturage nka 5 bakabona Rigana Rugaju bakabona Musanga Mfura Lorenzo bakabona Kwizigira umva ni ibintu babivuga evidence reka ducure misiyo kuri radio ufata abaturage nka 5 ubabwire ngo muvuga ko kuri radio Rwanda no tuyiplaying boss abyumva umva neza cyane ibintu by'uvuga tuvuga ubu dive yagaga yanari reka tugaruke muri business iby'icyo kirego Naisa wabaje muri RIB icyo kirego koko bacyakiriye bararega iki ariko kirego ni kiye mu bisasire bakumve cyabaye ntago abantu bose social media ubundi uko byagenze ni ibintu bimaze iminsi kuko nk'ibaruwa nabonye yanjye ya Viewance hari ukuntu banyohereje kwa kundi kuri WhatsApp wohereza pero Viewance wagira ngo ni news Viewance kabisa Viewance tariki 3 z'ukwezi kwa 12 2024 ni ibaruwa yanditswe tariki 3 z'ukwa 12 ariko 3 z'ukwa 12 igera muri RIB tariki 16 z'ukwezi kwa 12 impamvu y'ibaruwa yavugaga ngo kugaruza amafaranga yakoreshejwe mu buryo butateganijwe. Nibaruwa yanditswe n'umunyabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rubavu Ruhamyambuga Olivier n'ubu ngubu busanzwe ari executive w'akarere ka Rubavu. Mu byo banditse rero bashingiraga ku masezerano MOU akarere ka Rubavu kari kajyanye na Etincelle ku itariki 7 z'ukwezi kwa 3 2023 aho mu ngingo ya 4 yawo havugamo ko inkunga akarere ka Rubavu kahaga ikipe ya Etincelle mu kugura abakinnyi batari bemerewe kugura abakinnyi b'abanyamahanga. Abakinnyi bagombaga kugura babaga kuba ari abene gihugu ndetse ari abinaha mu karere ka Rubavu. Tezere 2022 2023 nibwo ibyo bintu byabaye. Etincelle yari iri mu myanya mibi ishaka kongeramo imbaraga bafata miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Bagura umukongomani amazina ye bose bagiye batererana ntago buri wese azamazina ye ariko bakunda kumwita Kampaya umukongomani bamugura miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Ayo mafaranga bariko muri ya nkunga karere kahaga ikipe ya Etincelle. Mu mbaruwa rero y'umugenzuzi mukuru mu mwaka wa 2023 ya Audit General mu ngingo ku rupapuro rwa 3940 bagaragaje ko Etincelle yakoze amakosa yo kunyuranya na MOU akarere ka Rubavu bari barasinyanye yo kutagura umukinnyi w'umunyamahanga bo bakabirengaho bakagura uyu Kampaya y'umukongomani miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda.
aho rero niho bwatangiye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rubavu yandikira ubuyobozi bwa ekipe ya Etincelle kugaruza amafaranga kuri konte y'akarere ka Rubavu kugira ngo yongere asubizwe kuko bayakoresheje mu buryo butari bwo. Ibi rero nyuma y'itariki 30 z'ukwezi kwa 11 2024, nyuma y'uko batayisubije, akarere kahise gafata umwanzuro wo kwandika ibaruwa ariko none bamenyesha RIB kugira ngo itangire ikurikirane ayo mafaranga. Kumva rero ko ari amafaranga yakoreshejwe mu buryo butari bwo, bakumva ari amafaranga yandi ni miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda yaguzwe umunyamahanga 2022-2023 ubwo Etincelle yari mu myanya mibi yifuza kongeramo imbaraga kugira ngo itabasha kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Aho rero niho havunikiye amakuru y'uko ikipe yabezwe muri RIB kugira ngo bakurikirane abayobozi babo. Nagejeje kuvugana na perezida w'ikipe Enoch Ndagijimana ambwira ko ari ibintu bari baraganiriye ndetse bari barumvikanye uburyo ki aya mafaranga agomba gusubizwa bitabanje kujya muri RIB, nabo ko rero batunguwe n'iki cyemezo. Ariko mu bindi biri kunugwanugwa bigenda bivugwa ya makuru y'abantu babicaye banywa ka cyayi bakurikiranye urubuga rw'imikino, baravuga ko akarere kaba gashaka ahubwo kuba umuterankunga usanzwe wa ekipe ya Etincelle ntibakomeze kuba umuterankunga mukuru. Bityo rero akaba ari naho hagiye hagaruka aya maraporo y'igihe cyashize, kuko urumva niba turi 2024 iri kurangira, audite umudite general yakoze raporo 2023. Ibi rero byari kuba byararangiye kare. Izi miliyoni 3 rero nizo bakiri kwishyuza kugira ngo zongere zigaruke kuri konti y'akarere, nyamara umukinnyi we yaranagiye haraje abandi bari. Cynthia, icyo mbaza wenda ntabwo maze igihe kirekire ukorera muri ako karere ka Rubavu, dayeri n'igihe byabaye muri 2023 ndumva utari wakatangiye gukorera mu karere ka Rubavu, ariko nk'ishuri ry'umunyamakuru icyo umenya wo mukinnyi witwa Kampaya agurwa miliyoni 3 yaraje arakina cyangwa byarangire mu mpapuro gusa ntabwo yakinnye, yaraje akinira Etincelle kuko baramubona? Ikintu cyabaye yaraje ariko aragenda. Ubuyobozi bwari buri icyo gihe rero n'aba SG buri wese twageragezaga kumuvugisha, buri bose bakabyitakana bati nge ntabwo muzi, yakoze mbere yanjye undi ati nanjye kubimbaza nkiri mu kazi. Bagenda rero baterana agapira gutya, ariko uyu mukinnyi yaraje kuko n'abafana bari baramwise Kampaya, ntago ari y'amazina ye ahubwo ni izina abafana bari baramwise yo mu Kongomani. Ibi rero byaje gutuma nyuma y'uko uyu mwaka mushya utangira yabaseze 2023 na 2024 n'uyu mwaka MOU baje kuyihindura, noneho bashyiramo yuko amafaranga akarere ka Rubavu kagena ikipe ya Etincelle bagomba kongeramo yuko azajya nakoreshwa mu kugura abanyamahanga batandukanye. Ari nabyo bakoze uyu mwaka, bagura abarundi, bagura abakongomani, bagura abanyagana, abakinnyi b'abanyamahanga batandukanye baguzwe mu mafaranga akarere kabaga katanze, bitandukanye rero n'icyo gihe cya 2022-2023, kuko amakipe menshi y'uturere icyo gihe yategekaga amakipe bafasha yuko bagomba kugura abakinnyi b'abene gihugu bashaka abanyamahanga bakikoraho ku giti cyabo kugira ngo ikipe ibashe gukomera. Wa mugani Lorenzo icyo yakubazaga nanjye yengeye kubaza nkacyo, wenda ntabwo wari uhari ariko waba wamenyera abari bari mu buyobozi bw'icyo gihe, secrétaire général icyo gihe waba waratanze izi miliyoni 3, urumva ibintu byabaye muri 2022-2023, komite nyobozi ya Etincelle, president yarinde, secrétaire général yarinde? Perezida n'ubundi yari Enoch Ndagijimana, yitwaga Kabanda. Uyu n'ubundi usanzwe uriho, ariko icyo gihe secrétaire général yitwaga Kabanda, ubu ngubu yaragiye ariwo witwa Sultan Basur. Uyu rero Basur we yakubwiraga ko ati ibi bintu byabaye mbere yanjye nari ntaraza. Nagerageje kuvuga ku murongo wa telefone na Kabanda wahoze ari SG wa Etincelle, ati ibyo bintu wibimbazaho kubera ko iyo bashaka kubimbaza bari kubimbaza nkiri mu kazi, ati nta kintu nshobora kuvuga ku ikipe ya Etincelle mu gihe ntakiri umukozi wanyu. Urakoze cyane Naisa, urakoze cyane mu byukuri. Nakoze namwe. Yangira ngo birumvikana asobanuye neza. Cynthia arakoze asobanuye neza. Wenda abantu bashwaga no kumanga ikipe ngo yareze ngo abayobozi b'ikipe n'inkuru ya akarere kareza abayobozi b'ikipe muri RIB, inkuru yayibaranshije abantu bagatekereza ko afite version ya Kabanda, afite version ya Sultan. Ikintu kinangaje n'uburyo inkuru yari yaciye igikuba, abantu batekereza ko ari n'amafaranga menshi ya miliyoni 3 zaguzwe umukinnyi umwe. Reka mbabwire icyo nsigaranye muri inkuru kugira ngo wenda tubi breaking down mwumve. Iyo baruwa noneho nubwo bayimuhaye viewers, nge bayimpaye ndayifite baruwa. Urumva ni ibintu byabaye 2023. Icyo gihe ni mu mpera z'igihe kipe ya PL na polisi barafashe polisi yo gukinisha abakinnyi b'Abanyarwanda gusa, nubwo iyo polisi yabo yari iri kurangira, ariko
amakipe menshi yegamiye kuri leta yari yarayadobse ari nk'ikigare donc ari nko kugendera mu kigare. Amakipe akomeye ibukuru harimo gukinisha abanyamahanga. Namwe nk'amakipe y'uturere mufata impano zizamukira hano himugura abakinnyi b'abanyamahanga. Nimwipase muremure. Nkuko Senti yabivuze icyo gihe Etincelle yigeze kugera ahantu babona ko ishobora kumara. Yari ku mwanya wa 13. Si ya Etincelle se yatozwaga na Muzehe Bizimungu yitwa Bizumuremyi Rajab. Icyo gihe Etincelle igiye kumanuka, abayobozi ba Etincelle bakora transfer ya panique y'umukinnyi ugomba kubafasha kuguma mu cyiciro cya mbere. Ndumva ariko Senti yabivuze cyane rwose. Bafata amafaranga ya equipe ya budget y'akarere baramugura. Sibyo? Ibiyagira n'Imana equipe yarokoka ntiyamanuka. Yego. Baramuguze araza arakina umukinnyi wa miliyoni 3 nta kintu hawamuriye. Ariko bafata icyemezo kinyuranyije na MOU babikoze mu rwego rwo kurengera equipe no kwirwanaho. Mbere na mbere baravuga ati reka twirengagize ibyanditse mu mpapuro. Kandi niyo maje essence umukinnyi yaraje ntiyaje. Ko ashobora umukinnyi amakipe y'uturere w'amanyanga menshi. Bashobora umukinnyi mu mpapuro gusa atigeze aza. Bakabikora mu mpapuro gusa bakabura umukinnyi w'abaringa. Ariko yaraje arakina n'abakunzi ba Etincelle bamubatiza kampaya. Urumva abatera umupira equipe ntiyamanuka. Twe tugarukiye aho gato. Ku karere ka Rubavu ko equipe itaragiye muri deuxième division. Wenda bishe protocole y'imikoreshereze y'amafaranga ariko bayaguze umukinnyi araza arakina equipe ntiyamanuka. Mbibutse ko amakipe y'uturere kwizigira. Nta nubwo ari n'umuceri ni ibintu rwose bizwi biri hanze. Turabizi manevre uturere tujya dukora y'amakipe ari hafi kumanuka. Kugura amanota. Yewe mbererekera meya hamagara undi, meya hamagara perezida w'ikipe runaka mbererekera tugiye kumanuka turi inshuti, natwe tuzabarwanaho. Uzizo manevre zo mu kwezi kwa 4 kwa 5 urabizi ko bigenda. Zijya zibaho. Hari amakipe atanga amafaranga menshi arimo kugura amanota amakipe y'uturere. Tutavuga no kugura umukinnyi. Siyo gusa. Etincelle yo yaguze umukinnyi. Urabyumva? Etincelle yo yaguze umukinnyi ntabwo yaguze amanota, yaguze umukinnyi. Mbere na mbere tukiraho. Ni bibi. Ntabwo ari bibi. Ariko ku rwego rwa audite barabwira bati auditor general yadusanganye cyasha. Yego. Aho ngaho rero. Kandi ayo mafaranga aragaruzwa. Aho niho naringiye kugera. Ariko noneho ikindi cyo kwibazamo ni kimwe. Hagati y'akarere n'ubuyobozi bwa equipe na Etincelle. Akarere na Etincelle. N'umutera nkunga mukuru wa Etincelle. Ibyo ntabwo ari ibintu byashoboraga muri RIB. Ntabwo byashoboraga kurangira cyane ko abayobozi ba Etincelle bagiye ejo bundi ari nko kubahenda. Etincelle yarabuze ubuyobozi. Bagarutse ejo bundi ari nko kubahenda. Mwana na verisi imwe bagarutse kugira ngo bajyane muri bo baregera miliyoni 3 kwizigira. Zaguze umukinnyi. Mwana na verisi imwe kuri aya makipe y'uturere. Imwe izahinduka wenda bifasha igihe. Ownership. Nayisavuze ikintu kivuga ngo baratekereza ku kuba bava ku kuba umuterankunga mukuru. Yego. Cyangwa umufatanyabikorwa mukuru. Baka umuterankunga nabwo utari uwa mbere. Donc barashaka nko kwibwira ati ntimudutegerezaho byinshi mu gukemura ibibazo byanyu mu byishakemo ibisubizo. Uzi ikintu kiba kigaragara se biba bigaragara neza ko ni umutwaro ku karere gutunga ikipe ya Etincelle. Niyo mpamvu basa n'abantu n'urwo rurimi rw'umupira Lorenzo amaze gusobanura neza cyane batarwumva kimwe n'iyo kipe. Ikipe yakubwiye ati twasovaga sezo cyane, twarwanaga no kutamanuka, twari dukeneye umukinnyi, twagura abasifuzi ugomba kudufasha, hitwagura amanota muri equipe adversaire. Ariko undi arakubwira ngo agreement yacu ntabwo ari yo ko mwafata amafaranga twabahaye ngo muyajyane kugura umukinnyi w'umunyamahanga. Bivuga ngo ururimi muri kuganiriraho ntimurwumva kimwe. Umwe arakubwira ati none se niba nta mwataka wari uhari mu Rwanda wamfasha nkaba mubonye ahandi ari umunyamahanga, aho kugira ngo manuke nubahirije ibyo wambwiye byo kugura abanyarwanda gusa no kugira ngo ngume mu cyiciro cya mbere ariko ngure wenda umukinnyi w'umunyamahanga waza kumfasha. Ikiza ni iki? Uzi icyo akarere katumva ko kaguma muri ya ntuza imwe muri ya koridoro imwe, amafaranga ya leta akoreshwa icyo twanditse n'icyo twavuga. Uzi igitangaje se ubu tuvugana barimo kubarega, ubu tuvugana barimo kubarega noneho bongeye gusinya MOU ibemera gukoresha amafaranga y'akarere basinyisha abanyamahanga. Ubu iki gihe babareze bamaze guhindura iyo MOU bemera gusinyisha abanyamahanga amafaranga y'akarere. Kuki basi batabikurikiranye icyo gihe auditeur yabibonaga
bakabikurikirana ubu ngubu baramaze no gusinya Etincelle umukinisha abanyamahanga bagura amafaranga y'akarere. Aka karere ka Rubavu kazi si ibintu bagomba kwicara akarere ka Rubavu nkunda ko kari mu ntara y'uburengerazuba ni gahamagare mu karere ka Rusizi kababwira icyo barimo barabira barwana nuko Espoir izagaruka bamenye amafaranga bamenye bakumbuye umupira abanyamurusizi bararize bakumbuye kubona bari mu bwigunge kubona EPR bari mu gahinda gakabije ikintu ariko uzi ubona abanyamupira b'Urusizi bari muri depression uzi amafaranga ubwo barengeye uzi ko miliyoni 3 zarengeye miliyoni 300 zari kuzakoreshwa kugira ngo Etincelle izongere kugaruka uzi noneho nkizi reka ngo nk'ibintu nka bitatu bigomba gutuma buriya amakipe yose ntanganya n'imbaraga. Ikintu cya mbere nka Etincelle ni ikipe y'ubukombe ya kera mu makipe ari classique abanyarwanda bakunda izamukura izi za Etincelle izi za Rayon izi za Kiyovu. Donc izi kipe zabayeho mbere ya jenoside yakorewe abatutsi zigakina zikatwara ibikombe ikipe zavukanye n'umupira w'u Rwanda zikaba ziriho nyine imyaka myinshi n'umupira w'u Rwanda. Izo kipe zifite imbaraga zidasanzwe mu baturage kuko zifata kuri generation ya mbere zigafata no kuyubu. Ibyo bintu abantu babyumva zitandukanye n'izi kipe za Etoile de l'Est zivutse mu kanya zitandukanye n'izi kipe za Muhazi zivutse mu myaka mike ishize. Nango umuturage w'i Rubavu gwera ku bakinnyi ba Niyonzima Haruna twigaye mu Nyemeramigo 2006 turi abana bato cyane uburyo umuntu w'Igisenya kubwera Etincelle my friend kwa kundi babivuga nyine Etincelle na abantu bumva bafite ikipe y'igitangaza ifitanye amateka nabo babamo yabo bwite donc iri mu mitima yabo kujya mutekereza impamvu muri iki gihe perezida w'amakipe babihiwe perezida w'amakipe yafashe uturere rero we yifashe akarere ngo ugiye kukayobora iyo ufashe nubanze kumenya za ndani zo mu mujyi Musanze nitsindwa abantu bibaza impamvu Trump bisa nk'akaboko k'umupira yakagabanyije cyane Musanze kaba yarabishye abafana ubona barabihiwe itagitsinda buri munsi. Reba nk'abayobozi nk'uyu Enoch ibyo byabaho icyo gihe akagura umukinnyi kuri Panic equipe akayigumisha mu cyiciro cya mbere ubu ngubu akarere kakaba kari kumurega muri RIB miliyoni 3 yaguze umukinnyi kubu ngubu ushobora kujya kubona ejo ukabona yongeye kwegura ku nshuro ya gatatu mbwira icyo byazasaba kugira ngo yemere ugaruka muri ikipe. Trump ni kenshi tuganira nawe akagutakira akakubwira uburyo ananizwa n'ubushobozi bwashora muri ekipe uburyo iteka ryose abatekereza kwegura akava muri ekipe. Aya makipe y'uturere mutakaza abagabo bafite passion abagabo bemera gushoramo ibyabo bemera gucunga ibyanyu neza by'akarere batabiba bagashoramo n'ibyabo nimu batakaza amakipe y'uturere za Vincent yavuyeho mu cyiciro cya gatatu perezida wa Espoir nini se Kamuzinzi yavuyeho bigenze bite bavuga bati imikoresheje y'amafaranga ikipe baratunaniza ari ikintu tugomba kumenya dusoza kuri ino ngingo aba bantu b'uturere abayobozi b'uturere nyine n'abayobozi b'ama ekipe hari ikintu bagomba guhurizaho. Yes ndemeranya n'ikijyanye no gucunga umutungo w'igihugu donc amafaranga avuye babatera inkunga ne bafatemo yo bateramo inkunga babasubize miliyoni 3 ibyo ndabyemera 100% ibyo ndabyemera gucunga umutekano accountability ni ngombwa ariko nibikomeza kubako buri muntu wese ufashe ekipe bisa naho afite inkurikizi zindi bumva icyo kintu zindi inkurikizi zindi akabona harimo ibintu bisa naho bigiye kumusiga icyasha isura mbi ko ntekereza ko umuyobozi wa ekipe kwiba miliyoni 3 n'amafaranga make hari abaperezida babanje kuyobora amakipe y'uturere mbere yuko abakire bazamo baribaga ariko abantu baranze ariko uzikona n'uyu munsi hari abantu usanga bari mu karere bavuga ngo nimushake mureke kwiha umuntu w'umukire ngo uzongeramwe amafaranga yabaye make niba ari miliyoni 200 ngiye muzime nzakoresha na 50 mbasubize 50 z'inyungu zasagutse kandi ekipe ntizamanuka. Hari abantu basunika mu karere bameze gutyo donc batumva logique yuko ekipe igomba kuri umuntu wishoboye kandi amakipe yabayeho y'uturere arwana n'abantu biba amafaranga y'akarere mu izina ryo kwakoresha make bakoresha abakinnyi ba make ntago bazi pesi umupira ugezeho muri iki gihe kunaniza abantu bafite ubushobozi. Hari umuntu uzi neza ko ntanyiba ashobora kugura umukinnyi wa menshi ashobora kugira ambisiyo z'umupira ariko nibura ndi sûr certain ko atanyiba ku mafaranga y'akarere. Abo bantu rero tugiye kuzashiduka
nta karere kakibagira bose barabihuye n'umupira baravuye very nice. Hanyuma reka mabwire ko ubu rwose leta y'ubumwe bw'abanyarwanda kimwe mu bintu yashyize imbere ni ukugira isuku. Umuco w'isuku katuranga aho turi hose, tukaba twakarabye, twogeje amenyo, twibroshe, tukaba twambaye imyenda ifuze, tukarira ku masahani yogeje. Ibyo byose rero nta kundi wabigeraho utajyanye n'iki cyerekezo. Reba ko tukiri abana sha mu gihe cy'iminsi mikuru. Mu gihe cy'iminsi mikuru se ntubizi ukuntu kera twabaga twariye nk'akaboga, ibinure byagiye ku masahani. Noneho mwagize n'abashyitsi benshi, wamara kurya ugatangira guhangayika, mujye koza amasahani, ukabanza guteka amazi ashyushye kugira ngo woze amasahani udashobora hataraza amasabune y'ubwoko bwiza, isabune nziza. Byari stress mikuru iregereje. Action College yarabyumvise iravuga ati tujyana n'icyerekezo cy'igihugu, natwe tubazanye uruganda rwitwa Action Clear ruje gukora amasabuni azasubiza ikibazo abanyarwanda bafite kugira ngo bakomeze kujya mu cyerekezo cyo kugira isuku. Bazana Savo Liquide, isabuni yoza ibyombo ikanakoropa, ikundirwa kureta cyane kandi ukoresheje isabuni nkeya. Shampoo ni isabuni yoza mu mutwe, umusatsi wawe ukamera neza, ukakira ibintu by'imvuvu, ibintu byambehushe n'ibiki. Kasop, isabuni yoza imodoka igasa neza, irangi rigacya, ibirahuri bigacya, ukagenda umerewe neza. Toilet cleaner igira impumuro idasanzwe. Mwese ni muzitunze ya mpumuro mbi ubundi bita umunuko yo mu bwiherero. Iyi transformamo icyo bita aroma ku buryo winjiramo nyine ukumva ari guhumura nk'ibuntu, harahumura nk'ibuntu, ahantu haba abantu, ahantu wakwitabira telefone ukavuga utikanze ikikwinjira mu buhumekero. Ubundi barakubwira ngo ubwiherero bwiza, nushaka kumenya agaciro k'ubwiherero, jya utekereza ahantu ugiye gushyira imyanya yawe y'ibanga, uvuge ati ahantu hari amamikrobe, hari umwanda. Ejo nawe abakobwa bakora ama infection cyane cyane, abongereza bakoresha ijambo ryiza. Ntabwo nyumva abakobwa bavuga ngo nagiye muri toilette idakoze neza mukora ama infection. Nibyo nuko utagira amasabune akwiye nyine akora amasuku aho hantu. So kimurwara se kandi abongereza babyise neza ni restroom, na hano kujya kuruhukira cyane. Isabune imesa imyenda nayo irahari cyane. N'abantu mu mwanya munini harya Rwango razakora ejo. Arimo yagiye mu ntoze, yagiye muri South Sudan, yagiye Juba. Ubwantu wajyanye mu ndege mbasuhuza. Hanyuma rero isabune imesa imyenda ikaba rero ifite umwihariko wo gukuramo ibizinga no gukesha imyenda neza cyane. Hanyuma rero munyaruke mujye kurangura, ibiciro ni nk'ubuntu rwose, kandi bazabafasha no kubyamamaza kuri radio na social media hose. Ni munyaruke rero mujye kurangura muri Action Clear. Hamagara 0788 94 6 9 yitwa I&M Bank. Ejo muri yateye inkunga Rayon Sport kwizigira. Inkuru ikurikira ni ya Rayon cyangwa n'Amavubi na Rayon. abari ibintu mbafitiye ariko abareyo mbafitiye muri urimo hirya minota 4 kuyigusigira akaba uri bwiramo humura abareyo se ko bahari. Ufite ingamba ki? Dore igisubizo hamwe na I&M Bank yaje ikubwira ko wabona miliyoni 50 z'inguzanyo mu masaha 24 gusa. Niba urambiwe uko dushaka kubaka, gana I&M Bank baguhereza inguzanyo wubake. Hanyuma kandi bakubwira yuko kuri konti yo kuzigama wabasha kungukirwa 9.5 kwijana. Hanyuma reka nkubwire yuko ibirenze ibyo nta handi wabikura hatari muri I&M Bank muri gahunda yabo yitwa Karame. Hanyuma hamagana 3227 ubundi ubone ibisobanuro byisumbuye. Hanyuma ikubire loto, amatsiko ni menshi ku muntu uraza gutsindira miliyoni y'uyu mugoroba muri promotion bonanza saa 1:15. Ninde uraza gutsindira miliyoni ya bonanza kuri wa gatatu iyo yamaze gukinirwa byarangiye. Ariko ufite uburenganzira kuri miliyoni uko Marseille avuga ngo droit au but. Na ufite droit à 1 million bonanza yo ku munsi wo kwa gatanu. Cyane rwose. Ni miliyoni igitangaza uzabona kwikinira n'aka kanya kugeza ejo kuwa 4 isaa 6 z'ijoro. Wikinira gute rero? Banza gutekereza niba ufite amafaranga azigamye kuri mobile money, ubundi ugakanda kanyenyeri 562 urwego ugakinira izo miliyoni gusa. Ndimo ndazivuga huti kuko ibihembo nyamukuru by'ukwezi kwa 12 birakomanga ku muryango. Uyu ni umunsi wa nyuma, na masaha ya nyuma. TikTok
TikTok yo gusiganwa n'igihe cyane gukinira rifane izatsindirwa ku munsi w'ejo. Ni rifane ya gatatu tugiye gutanga muri Ikubire Loto, iparitse mu Gakiriro ka Gisozi, niho izakorera akazi n'imashini y'imprima amafaranga kandi yemewe n'amategeko, kuko igihe cyose yatse iba yinjiza amafaranga, amadolari cyangwa se amafaranga y'u Rwanda. Iyi rero kwikinira nabwo ni ka kanyenyeri token n'amafaranga 500 yonyine. Imodoka ya gatatu muri Ikubire Loto izatangwa itariki 31 z'ukwezi. Iminsi mike cyane isigaye kuri token y'amafaranga 700 urakanda kanyenyeri 562 urwego. Iyi ni iminsi mikuru narotaga nkiri umwana, mva mu bwana hakiri kare, none ubundi umunyamakuru. Amahirwe yansekeye yaransekeye, ayawe uyu munsi nawe yagusekeye naya ya Ikubire Loto. Amahirwe masa. Yego, iminota 5 riga ikoreshe neza, ubwira bareyo ibyo bateguriye iyo nama ya kasamo. Ni iminota 5 bari hese shako bari minota TikTok ni 5 uyikoreshe nisigarana 15 yanjye mu Mavubi. Gaje uziko uvuga ngo bareyo wabuze, uziko ko ari ukuba no kubacisha bugufi, guse ko imibare yabo ari mike. Nese urabona hari bururu ndi kubona miliyoni 4 ziri live kuri FM, 2,800 bari live kuri YouTube, ni bakeya babaza bari kuri abenternot bari kuri TuneIn. Nje ni nawo ni 3,000. Ubwo reka duhere mu Mavubi rero. Nje sinkunda imibare y'ibitondosha Amavubi. Hera mu Mavubi nje abareyo negereje abareyo banje. Icyonzo cy'ubwo abareyo uragenda nta kintu babwiye, kuko Amavubi nayo yararyoshye. Amavubi abareyo turabasoza. Amavubi ku munsi w'ejo bakomeje imyitozo, gahunda yo kwerekeza i Juba iri ku munsi wo kwa 4 ejo. Imyitozo rero irimo gukoreshwa n'umutoza Jimmy Mulisa, umutoza wundi mategeko wari wungirije Torsten Frank Spittler. Hari impaka rero zikomeye z'uburyo Yves Rwasamanzi yasohotse mu mwiherero w'Amavubi, nyamara yari homologue na Jimmy Mulisa mu kungiriza Torsten Frank Spittler. Torsten nawe wigiriye mu biruhuko yo mu Budage, ariko ari kumpera amasezerano ko ararangirana no ku kwezi. So hari impaka, abantu bibaza ese Rwasamanzi yatsi kiruhuko cy'iminsi 8 kubera iki? Ese ari ikibazo afite? Ese arananiwe? Cyangwa se bikanavugwa ko ari ukudahuza na Jimmy Mulisa, bibuzemo umukuru. Navuga ko ariyo mvugo iboneye ya nyayo, bibuzemo umukuru kuko ku bwa Torsten ngo bamwungirizaga bangana donc ni umutwe n'amaboko abiri areshya. So Torsten rero ngo ajya kugenda, nabonye itangazo rya Ferwafa, navuga ko ari itangazo ry'igitutu cy'itangazo. Nyuma y'uko umutoza mukuru ikipe y'Igihugu Bwana Torsten Frank Spittler atabonetse kubera impamvu z'umuryango, yifuje ko umusimbura we mu nshingano zo kuyobora ikipe y'Igihugu nkuru yaba Bwana Mulisa Jimmy, wari umwe mu bamwungirije, bityo akaba ari nawe ukomeje kuyobora imyitozo ikipe y'Igihugu ya CHAN muri iyi mikino yo guhatanira kuzakina imikino ya nyuma ya CHAN u Rwanda ruzakinamo na Sudani y'Amajyepfo. Amahirwe masa. Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, kuki mwongeye kwihamenyo y'abasetsi kweri? Why? Mutoza Torsten arimo arasoza amasezerano, ari mu minsi 10 ya nyuma y'amasezerano. Rugajo nibyo? Arasoza muri kwa 12. Umutoza urimo arasoza amasezerano mutigeze mwongerera, nawe wagiye mu biruko kubera ko ataza hazaza muri ekipe y'Igihugu. Ni gute afite uburenganzira bwo gusigaho, bwo kunoma ugomba gukora mu gihe adahari? Who does that? Ninde ukora ibyo bintu ku isi? Like niba tarahari yaragiye mu biruhuko, nabyo biri wrong. Utajya mu biruhuko mu gihe cy'akazi nkaka, nkaho bidahagije kuba atagiye gutoza ekipe yakaba yakenewe. Yego, mukamuha n'ububasha bwo gusiga anomiye ugomba kumusimbura. Ibi bintu biba muri Federation y'umupira w'amaguru y'u Rwanda gusa, n'ahandi hantu biba. Ngerekereza ko mbere ya byose icyo bagombaga gukora, kuko ni inkuru n'ubundi n'umunsi w'ejo twagarutseho, bibaho ko abantu batahuza, bibaho ko muri sasha kudahuza na Rwasamanzi. Ibyo ni ibintu bisanzwe, kandi nta n'igitangaza kinarimo kuba umwe muri bo yabatemera undi, bikaba ngombwa ko akazi bagakorana atari uko bemerana, ahubwo ari uko bahuriye bose kuri Frank. Yego, ko Frank Federation yamuhaye Rwasamanzi no kwibendera ry'igihugu nyine. Yego, ariko kandi uwitwa Carlos ubwe wakoranye na Jimmy Mulisa. Urumva Carlos ava mu Mavubi bahereza akazi Frank Spittler,
Frank unanemera ko hari akazi gakomeye Carlos yari yarakoze mu gutoza Amavubi mu buryo bw'imikinire, yaramuhamagaye aramubwira ati nibyo yagiye gutoza igihugu cya Belarus, ariko nijye ugiye kugusimbura muri equipe nationale y'u Rwanda. Mbwira kuri aba bantu abameze bate, abakinnyi bahari, proje wari wigeze wubakaga ibiki, mfatireho nanjye ngira ibyo nongeraho mu buryo bwiza kugira ngo ikipe izarushaho kuba nziza. Ni abagabo bakoranye neza cyane. Carlos yaramufungukiye aramubwira ati abakinnyi wenda bameze gutya, nasanze afite ibibazo wenda ku bintu do base ko batanyuze mu academy, ntangira kubigisha uburyo bwo gukina bapasanya, burya byatangiye ku bwa Carlos, bafite aho bageze babyiga, ariko uzakomereza aho binoze, amuhereza donc aho yaragejeje umushinga. Ni nabyo buriya byatumye Frank aza agashima cyane akazi ka Carlos, kuko yamuhaye raporo cyangwa yamuganiriye aho yaragezeho bakamavubi. Muri ibyo biganiro bagiranye rero niwe wamurekomanze Jimmy Mulisa. Yaramubwiye ati mu batoza uri buze kubukorana nabo, usaba umutoza yitwa Jimmy Mulisa, ni umuntu wize, ni umuntu uzi umupira, ni umuntu akinnye umupira, azagufasha kuko bari barakoranye. Mu kuhagera rero federasiyo yamwemereraga umutoza w'umwungiriza umwe yihitiyemo, n'undi federasiyo iri bumuhe umwe. Federasiyo rero yamuhaye Rwasamanzi Yves, nawe afata umutoza yitwa Jimmy Mulisa uwo yihitiyemo. Rekomandasiyo ya Carlos Alosfera. Byanatekerezwaga ko ngo yavugaga ngo oya mwandetse nkizanira abungiriza banjye bose aho kugira ngo mugeraho munzanira. Federasiyo yamwatoya urahitamo umwe natwe tuguhundi. Muri uko guhitamo umwe rero we yanze kuzana umuzungu, aravuga ati nkeneye umutoza umenyereye igihugu w'umunyarwanda, uzaba abakinnyi n'unyorohereza akazi. Niba hariho Carlos yampaye uwo namwizera. Yego. Niko gufata Jimmy Mulisa. Mulisa rero amaze kugera mu Mavubi, federasiyo yo kuko yari yaranominye Rwasamanzi we yumvaga kuko ari yabaye nominated na federasiyo, ari ufite umwanya wo kumutoza mukuru wungirije mu gihe umutoza mukuru nyine Frank adahari. Ariko nk'uko bivuga Frank we mu kujya mu biruhuko, nubwo bari kuganira by'amasezerano ashobora no kongerwa, yarabwiye ati nari naravuganye namwe ko nzajya mu biruhuko bya Noheli, ibyo murabizi, ni mwihangane mu nyumve, ikipe yanjye mfite uko nayubatse, mfite uko nyizi, mfite aho nyigejeje, abatoza nkorana nabo umunsi ku munsi bombi ndabazi. Naiberi uburi kuri touchline yaratubwiye tubona ko akazi kenshi Jimmy abagakora. Iyi kipe namushaka ko hari icyo tugeraho, ubwo ndahari ni muhe Jimmy Mulisa ayitoze. Nibutsa abantu ko Jimmy Mulisa n'umutoza w'ikipe y'igihugu uhembwa ku kwezi, wungirije ufite amasezerano. Mu gihe Yves Rwasamanzi ari umutoza navuga uvisita ufasha, so ikibazo ahembwa kwezi uretse gatahembwa kwezi. Ntabwo byasabaga ko bicyemezo cy'umutoza uretse mubwire, reka mubwire ni inama wenda yatanze. None kuki federasiyo ijya kwisobanura kemegekaho bisaba iki kugira ngo federasiyo ipronounce ngo umutoza igana ikipe n'uyu unuzaraza kuba amufasha ikibazo aho kiri yaba Rwasamanzi cyangwa se Sostene, kugira ngo tujye no kuyindi nkuru kwizigira. Nge dore aho mbona ikibazo ayisubyo riri, federasiyo kwisobanura yagombaga kuba kriya muri ubu buryo, hanyuma zikabisobanura erega je nabo nareba timing wenda nuko abantu bari kubise mu bitangazamakuru babona yabaye crisis bashaka kubisobanura. Ariko mvi cyo nge bisobanura mbere kuki federasiyo isanga muri situation kwisobanura buri gihe kuki batagaragaza bazatanga amakuru ibintu bimeze gutya umutoza n'uyu umutoza umunsi Frank Spitler afata ibikapa akagikanombe bagomba kuvuga umutoza ugomba gusigana ikipe y'igihugu. bari kwandika statement bakavuga ngo Carlos nako Thorsten Spitler agiye mu biruhuko, ekipe irasigarana nk'uko twabyemeranije amasezerano, ikipe irasigaranwa na Jimmy Mulisa wirijwe na Rwasamanzi. Erega biroroshye, erega Rwasamanzi kwikura muri camp ngo ageze mu myitozo asanga Jimmy yatangiye akazi avuga ati ko twe twungirije twembi bahisemo mu buryo we amakuru n'ibintu byagenze. Reka ngufashe akantu gasobanura conflict iri hagati ya Jimmy na Rwasamanzi, nubwo abantu baba bashaka kubisigiriza ngo bigire byiza. Abari muhumure baje muhumure, amakuru arahari. Komeza ari twiganire, komeza Amavubi urimo urabyumva. Noneho uwo bita Jimmy Mulisa ni umukinnyi wabirambyemo, muri legend w'ikipe y'igihugu. Mu gihe yari arimo arakina Rwasamanzi yigaga coaching. Yego,
sibyo Rwasamanzi ari muri baba graduate ba mbere ba lisansi A mu Rwanda kuri we yumva with the experience no kubona lisansi A mbere ya Jimmy urabona byumva yumva ari umutoza ukomeye yumva ari umutoza ufite experience ariko nanone attention hari indi fact ariko umuntu wakinnye umupira hari impamvu i Burayi abantu bakinnye umupira hari amalisansi y'abasimbutsa nawe iyo ne experience yindi ni added value ku muntu wakinnye umupira nka Legend muri saba abatoza batakinnye ku rwego rwo atabemera ibyo ni ibintu bizwi ariko amashami yose niko bimeze abatoza bakinnye umupira babona lisansi borohe ko afite experience yo mu kibuga rugaju yo kuri baro ahagano kavuye naho ngaho nuvuga ngo kwizigira amaze imyaka 15 mu itangazamakuru Lorenzo a fresh graduate yavuye ku ishuri araje bagasandibanza ndidibuza urwongereza ufaransa ndidibuza shobora kukubera head of department da urimo nabyumva hano maze imyaka na nyagateke ariko icyo narimo ndavuga professionally kubwanye ntago byagakwire kuntera ikibazo umva icyo Rwasamanzi mu gihe umuyobozi waguhaye iyo muri ubasha ariko se Rwasamanzi je nibaza iyo feeling kwizege iyo feeling ya entitlement nibaza nk'ahantu hugo nk'umutoza nka Rwasamanzi ayikura Rwasamanzi n'umutoza w'ikipe ya Marine FC for how many years myaka myinshi sibyo yongereje no muri APR yongereje Jimmy muri cyagera Sport barusha yongereje Jimmy muri APR umutoza wa Marine for how many years ni ekipe ikomeye mu Rwanda no mu karere wigeze wumva yifuza Rwasamanzi ariko ndatekereza ko Rwasamanzi ku buryo yumva donc ekipe y'igihugu mu buryo buhuriwe agomba kwita ibintu yakoze Lorenzo yagiye azamura abakinnyi bakomeye Marine producer abakinnyi benshi n'umutoza Jimmy nawe afite ACAF simbihakana erega so barangana barabinganamo ni question yuko uhedinze federation avuga ngo ni wowe cyangwa si wo ngiki gisubizo ye ntabwo ari umwinstructor wa CAF ara nabarusha bose experience ntabwo agiye kungiriza Jimmy yaburanye n'uwo mupira yaranawukinnye yakinnye umupira muri za Rayon Sport yakinnye muri za Rwanda agiye kungiriza ko ataburanye yakinnye na mbere yabo niki tuma Yves Rwasamanzi batakungiriza Jimmy ngiye Sostene abyemera ataburanye ntibumvikana ibyo si ikibazo niba batumvikana kuki bakorana se munsi bakorana nyine anda ya torse ni nyine ni ubahuza n'ibyo hanyuma se iyo ivaza bakamugira umutoza mukuru nibyo nkubwira umva ikibazo nzagira kuri federation n'igihe bazongera kubahuriza muri equipe y'igihugu bombi noneho nyuma umwaka uta nibongera kubahuriza muri equipe y'igihugu nzajurira umva gukomereka biragaragara ko ari cyo afasha umutoza mukuru dusoza kuri iyi nkuru kwizigira umva gukomereka tuyivaho twigere no mu bindi gukomereka kwa Rwasamanzi kwaturutse ahantu hamwe Rwasamanzi yaragiye ategura séance y'imyitozo izakorwa arahamagara yohereza ibintu byose muri federation ari mu myanya yari afite abantu muri federation banakomeye n'impamvu hatinze kurekura statement abumvaga ari ugomba gusigara na equipe kuko Rwasamanzi zandani yumvaga ari uyifite n'abantu muri federation bamwe ati ni wowe uzayitoza humura hamagara unategure n'imyitozo ategura imyitozo byose ariko nakumenyesha ko ari umwe abanyamakuru rega gereka ng'umukere noneho ngo amakuru ya nyayo nje nihagarariyeho nje nkimara kumenya amakuru ko Toshten ataranagenda atarajya mu bihugu nkimara kumenya ko azagenda afite ibiruhuko yandikiye mu masezerano agomba kuzajya gukora nje nahamagaye muri federation nahamagaye umwe mu bakozi ba federation kandi ufite competence yo kugira icyo avuga naramuhamagaye ndamubaza Toshten ko agiye kugenda n'uzasigana equipe hagati ya Rwasamanzi na Jimmy nje mukozi wo muri federation narabivuze ahangaha kuri radio Toshten ataragenda nimvuza no mu rugo rw'imikino arambwira ngo ntabwo turamenya neza ugomba gusigana equipe nk'umutoza mukuru atariko mu byo tuzi na logique ihari ugomba gusigana equipe agomba kuba Jimmy Mulisa kuko ni ufite amasezerano ko umutoza wungirije ndamubaza se afite ibyangombwa ntabwo n'isiri ko afite ibyangombwa by'imwemera gutoza igihugu arambwira ngo afite lisansi ACAF imwemera gutoza ikipe y'igihugu so niba ari we mutoza wungirije bigenwa n'amasezerano hembwa ku kwezi ni ugomba gusigana equipe kurusha umutoza uza gufasha muri Nigeria rero kuko bari babizi neza kazajya muri vacances nkuzuza dusoza muri Nigeria bajya muri Nigeria yibwiriye umunyamakuru umwe umutoza Jimmy muri sati ndabizi ko muri federation hari abantu bari kundwanya batanyemera atariko ndabizi ko mfite amasezerano nanjye nzakomanga kandi akazi kanje ko gusigarana equipe
nzakageraho. Habayemo rero tureke kubica ku ruhande dusoza, habayemo ibice bibiri. Hari igice cya bakingaga Jimmy Mulisa, hari n'ikindi cya bakingaga Rwasamanzi. Amategeko rero amaze kurebwaho ufite kontra, hakanarebwa n'urushundi ingufu, Jimmy Mulisa byarangiye agaritse Rwasamanzi. Kwa batumvikana yo ntibakorane, ibyo simbonamo ikibazo, nagenda atsinde none agaragaze ko kuko ari umutoza ukomeye yaranabikwiye. Gusa hagati yabo mu masezerano mashya y'umutoza cyangwa uzaza, abagabo ntabwo bagomba kugira guhurira muri iki gihugu. Batumvikana bagomba guhurira muri iki gihugu. Ikindi cya kabiri cyagarutsweho ejo mu Mavubi n'abakinnyi basezerewe ko ari 7 basezererwa, hari n'abatarakora imyitozo. Soma amazina twigire muri reyo. Nabyo byari byateje ikibazo. Tuvuga ati se Jimmy niwe wari uhamagaye ikipe ubundi. Oya, ekipe ngiye bambwiye muri federasiyo yembaza yasiramagawe n'uwitwa Torsten Frank Spittler, yari yasize akoze liste, federasiyo irayisohora. Ntabwo ari Jimmy wahamagaye, ntabwo ari Rwasamanzi wahamagaye. Niyo mpamvu abakinnyi 7 basezerewe. Ngaho Rayon Sport twambuke abareyo nshuti zacu. Abareyo ndabakunda pe, ati ntutaho utavuze reyo ntabwo nabikora muhumure, turabakunda cyane. Ku munsi w'ejo umugabo witwa Alex Karenzi, manager w'umukinnyi witwa Malipangu Yawanenji n'abamajari ariko nabera agarabe abe ni basarpongo n'umutoza Robertinho n'uwahubwo bari ahubwo babakwanda wa mu type inshuti ya hari ingingo uravuga kwa Arno. Ku munsi w'ejo president wa Rayon Sport bamwita Tade